iyi minsi kuri iyi si hari amasoko atandukanye acururizwaho ibintu bitandukanye ku buryo bitakiri ngombwa gukenera isoko ry'iwanyu aho ngaho muturanye. Urugero ngo ukenera isoko rya Nyagatare, Kirehe, Rusizi, Karongi, Nyarugenge ndetse n'ahandi. Impamvu nta yindi, abantu bamaze kurema uburyo ushobora gucuruza ikintu kidafatika. Rero nimba hari ubumenyi ufite uzi gukora nka graphic design, hari ubumenyi ufite wacuruza, reka nze nkurangira ahantu ushobora kuba wacururiza, urekere kurwanira na papa wawe na sogokuru iryo soko ndetse n'iseta yaho ngaho, kuko abenshi muri mwe ntimunabifitiye ubushobozi. Aho ushobora kuba wakodesha amafaranga runaka udafitiye ubushobozi, hano kuri internet hari ahantu ushobora kuba wakodesha no ku kwezi, ugakodesha ku kwezi bitarenze n'ibihumbi 15. Nzi ko nta wabibura yabigizemo ubushake. Ibyo nibyo ngiye kubabwira. Ibi ngiye kubabwira kubera ko nushobora gukomeza kurwanira ibintu bya generation yarangiye, urazi kwisanga nta kintu ufite kandi mu mutwe wawe harimo ikintu cyakabaye kigutunga. Ibi mbivuze nyuma yo gucekinga YouTube studio yanjye nkasanga nibura 80 kugera kuri 85 y'abakurikira Gatari Fred n'urubyiruko. Kuba ari urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 30 bima umukoro ukomeye cyane wo kubaseriye mu byo nkora no kubereka inzira ya nyayo, na ndetse iyo mbereka ikaba ariyo nanjye nkwiriye kuba nanyuramo, cyangwa iyo nanyuzemo nkaba ariyo nabereka. Kubera iki? Abajyambere, icyambere aho muva naho mujya ni ahantu harehare cyane. Muracyafite imyaka myinshi yo gukora ndetse no kuba mufite amaraso ashyushye. Ibyo rero ndaza kubereka nshingiye ku bihari. Uyu munsi papa wawe sogokuru, papa wanjye sogokuru barwaniraga gucuruza ikawa, inyanya, ibishyimbo mu isoko ryaho ngaho iwanyu. Uyu munsi rero wijya kubabyiga kuko ibyo bintu byararangiye. Ndabibutsa ko icyanzu.com ariyo website nyarwanda ifasha abantu kubona ibikoresho bya electronique aho baherereye hose mu gihugu ku giciro cyiza. By'umwihariko aba content creators tubafitiye ibikoresho bibafasha gukesha amafoto, gutuma ijwi ryawe ryumvikana neza. Hari ama wireless microphone, hari ay'imigozi, hari ama stand ya kamera, hari ama ring light, hari ibintu byinshi bitandukanye. Fata telefone yawe wandike wa@icyanzu.com ubasure cyangwa se ubavugishe kuri 0788421133 babikugeze aho uherereye hose. Twita SMM niyo company nyarwanda yiyemeje kuzamura aba content creators bose, ibaha aba followers, aba subscribers ku YouTube channel yabo, ndetse ku muntu ushaka ama YouTube channel monetize, ndetse ku muntu ushaka YouTube channel monetize agatangira gukora ahembwa amafaranga ya YouTube, yabahamagara kuri 0789325661 cyangwa ugasura website yabo ni wa@twika.com. Sibyo? Ahubwo uyu munsi hagezweho ikintu ufite mu mutwe. Icyo kintu ushyize mu mutwe, ufite mu mutwe, nicyo barwaniye bakwishyurira ishuri aho wagejeje hariho hose. Wize gukanika, wize graphic design, wize film making, wize design, wize ibintu byinshi bitandukanye. Ubumenyi ufite uyu munsi, waba warize secondaire na kaminuza, waba ari short course wafashe, waba warize gukora ibyayi, waba warize ibiti, hari amasoko menshi wacuruza ubwo bumenyi ndetse bukagutunga, ugahita utandukana no kujya kurwanira na papa wawe na mama wawe ririya soko ubona. Mbere na mbere wari ubizi ko abenshi muri mwebwe turira cyangwa se muri twebwe turira ubushomeri? Ntabwo ari uko tudafite ubushobozi ndetse nuko tutanabona ibyo gukora, hoya. Ibyinshi nuko akenshi nuko dushakira imirimo aho itari. Urashakira imirimo muri papeteri, urashakira imirimo muri mobile banking kandi abantu benshi barabyikorera, urashakira imirimo muri inuze mu gucuruza inkweto n'ibiki byose. Ubu nonanga umuntu ari gushinga channel cyangwa se account runaka agatangira kubyicururiza wowe nta ruhare ubigizemo. Icyo nshaka kukubwira nuko reka gushakira akazi aho katari, amuka, kanguka urebe ngo isi yubiri iri online, kubera ko ibyo byose ba papa bakoraga hari abamaze kubaka uburyo tubyimurira online. Gute rero? Urazi kwibaza ngo ni gute ntari buze kurwanira na papa wanjye ibintu yakoraga ngo njye kubijyamo ndi uyu mujyambere w'uyu munsi. Abazungu, Afurika, igihugu cyacu by'umwihariko byubatse system iri buze kudufasha kubaho muri digital life, aho icyuzi kiri buze kugutunga. Urugero, nimba warize bumwe mu bumenyi muri buriya dufite,
uraza kubufata uhita ubona isoko ubucururizaho, aho kugira ngo wige ukuntu wakwinjira mu isoko runaka gucuruza inyanya cyangwa ibindi bintu udafitiye ubushobozi cyangwa se ubijyemo mu buryo utabishoboye kandi warize ibintu runaka, ahubwo tangira ukore research uyu munsi y'ukuntu y'isoko ryaba rihari ricuruza ibintu uzi gukora. Aho ngaho niho ikibazo kiri. Hari isoko uyu munsi ricuruza ibyo uzi cyangwa ibicuruzwa ufite ariko utazi ko rihari. Reka dufate urugero. Nimba uyu munsi uzi kwakira abakiriya neza, warize ibintu byo gufata neza abakiriya, uzi ko umuntu muturanye aba afite televiziyo, acuruza televiziyo, wowe ugacuruza ifoto yayo ukamurusha kunguka, birashoboka. Icyo ni kimwe. Ese uzi ko hari amasoko ahari yo gucuruzaho amapurikasiyo aya ngaya ducuruza muri telefone, kandi muri mwebwe abenshi bazi kuzikora izo apurikasiyo. Kuba bazi kuzikora rero, bakwiriye no kumenya ngo aya masoko turi buzicururizeho ni izihe. Hari abantu bazi gukora amafoto meza ashobora kugurishwa. Rero ntabwo ibyo bikwiriye kugupfira ubusa. Tangira ushakisha isoko wayagurishaho, umwuga wawe ube uwo. Ikibazo nuza kubikora utekereza ko ari ukubura uko ugira, ntibiri buze gutuma uba mwiza muri ibyo bintu, kandi intego yawe nyamukuru ni ukuba mwiza muri ibyo bintu ukora. Bivuze ko ukwiriye guhita ushyira mu bikorwa ibyo bintu ufite mu mutwe wawe. Rero uko uri buze kurushaho guhangayikira ibintu bya generasiyo za ba papa wacu, ni kuri buze no kurushaho kubiburira foromire ndetse ubibureho n'amakuru, kuko ntitukibirimo. Hangayikira online. Hari amasoko atandukanye, mujye mubona nka Amazon, Alibaba, icyanzu.com, Catches n'izindi zitandukanye zishobora kuba zagufasha kuba wagurisha ibicuruzwa byawe bitandukanye, cyangwa se kuba waba ufite ikintu runaka ukakigurishirizaho. Rero abantu benshi bahangayikiye akazi ni urubyiruko, ariko ntabwo dushaka guhinduka. Turi muri bya bindi ba papa bakoraga, biraza gutuma uhora muri ibyo bintu. Reka turebe muri iyi video, tuvuze by'umwihariko ko bishoboka, ariko ntabwo nkubwiye ngo nimba uzi iki wakigurisha iki, nimba uzi gukora software runaka wayigurishiriza ngaha, nimba uzi gukora iki wakigurishiriza. Ibyo nibyo nzagenda mbakorera muri video zitandukanye igihe cyose iyi video nzabona ko mwayiriyatinzeho cyangwa se mwari muyikeneye. Umbwira uti nzi iki nakigurishiriza he, nkora iki nakigurishiriza he. Uve muri analogue ujye muri digital. Digital ihari ntabwo ari ubunebwe, ni ugukora nk'uko nkunda kubivuga. Ikindi cyihariye, menya ko ariho hantu hahendutse. Iseta y'ubuntu, iseta z'ubuntu hano online zirahari, turi buze gukoreraho. Amahirwe arahari ku muntu wese uri tayari.